abakobwa n'abagore ntimwabarugwaga kuko mwebwe ahubwo muri PS y'umuntu hako ni muri umuntu ibyari bora cyo n'umugire mu cyabasuzuguje kibahe sifiye bikomeye cyane murakaze muri imari henze mwebwe muri imari henze uko hari umuhungu wayakaniye wahangayitse wasengeye ku musozi wagiye mu mwobo wagiye mu gihuru wagiye mu mazi y'isumo barashaka gufa kandi yayakaniye gusa ntabwo arasuka byanze ariko Uwiteka yanga ko banyura aho hantu bugufi kugira ngo batabona intambara vuba. Iyo ntambara Imana yanze ko abisirayeli babona irasobanura iki mu bugingo bw'Umukristo. Icyambere iyo ntambara yari kubatera ubwoba bagasubira mu Egiputa uko babona hakiri hafi. Yego? Kuko babona ari hafi. Mukurikire neza nta kibazo. Cyumba cyo cyambere kubera ko Egiputa kiri hafi yabo. Mwini vugo bakiri hafi yaho byari kuborohera gusubirayo. Kandi Imana ishaka kubakurayo. Ijambo rya kabiri. Icyo gihugu cy'Abafilistiya, Abafilistiya bari abanzi b'Abisiraheli bari kubica urupfu rero rwo gupfa bita mort physique. Ni urupfu bari gupfa nyine bagahamba bagataba cyangwa bakagohongaho bakazaburira aho ku musozi bagashenyera aho ngaho. Ntabwo rero Imana yari kwemera urupfu kandi ishaka ko bataha i Kanani yabasezeranije. Haleluya. Amen. Irashaka ikibasubiza inyuma yagiye izabagezeyo. Ibanyuze ya kure rero. Baragenda bagera ku nyanja itukura. Bibiliya yatubwiye ngo bageze ku nyanja Uwiteka Imana ibwira Mose ngo bwira Abisirayeli basubire. Urakoze cyane ko wabikurikiye. Basubire inyuma bagende babamba amahema ahantu hitwa Ibahe hagati ya Migidori n'inyanja. Uko kubasubiza inyuma kubavana ku nyanja bari bayigezeho kwari ukugira ngo ibintu Uwiteka agiye gukora. Zaburi ya mbere. Tubashe ijambo ributurutsemo. Urakoze icyubahiro n'ikibi cyawe niko dusabye Imana data twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Nanjye muri uyu mwanya wo gushima no gufite ishimwe. Ejo ntabwo nahisemo cyangwa ntabwo nashingiye kubivuga byeruye kugira ngo nitwihere mu nzu yacu tuzabe kuburyo gatoya. Wa gatatu 23 naburaga iminsi 2 afite umunsi mukuru abashumba barahuze byasezerano n'inyegeje imyaka 35 ubwo ryari gusohora y'upastori. Hanyuma ku wa gatatu ngo impanuka mbi cyane muri rivi Imana ikindege umugambi wa Satani kuko yari yishyuye imbere yaho ko Satani agambiriye kunyica ngapfa rwose. Hanyuma nyuma y'uko numva ubutumwa cyangwa nakira ubutumwa haje message ivuga ngo umuntu yabonye ngo mu mpanuka yajyaga mu Mutara ngo ndi mu njya mu
arabisobanura neza kandi umuntu ntabwo azi ko ngera mu mutari nka ntabwo aza mu mpurira n'umutara ntacyo bizi ariko igitangaje ntabwo muzi abera ikizigiro nagomba kuyigendamo rwose irya modoka nagomba kuyigendamo kuko ngiye mu nka numvaga ariho nzavana nk'ikimasa cyo kubaga mu munsi mukuru ariko ngira imirimo myinshi irampuza ari mu karere k'amajyepfo babe mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Muhanga ndindayo sinaba ngigiye yamanuka birabo shitani abonye ko ibyo bipfuye atabigezeho abigenza cye ku gatatu umusibejo ndasenga ubwo nasengewe ikiganza cy'ibyimbye mfite umubabaro n'umuntu wari wakonaga kuri simbizi karayikanje cyane ndashima Imana ko uyu munsi mpagaze hano haleluya hanyuma mfite intashyo mvuganye n'umuvugizi wungirije none mu gitondo ambwiye ngo baramutse nanone turavuganye mubwira ko nkiri hano arambwira ati umusitoro w'Imana uzakira ubuzima bwa Yesu wa murongo uri kuri teme y'iteratuzo ni mu wibukazi igitabo cya kabiri cya Mose kitwa Kuva igice cya 15 umurongo wa 20 na 21 soma aho hantu igitabo cya kabiri cya Mose yise Kuva ibice 15 umurongo wa 20 na 21 dusome kandi Miriyamu umuhanuzikazi mushiki wa Aroni ajyana ishako abagore bose barasohoka bakurikira bafite amashako babyina Miriyamu akarikiriza ati muririmbi Uwiteka kuko yanesheje bitangaje ifarashi n'ubwo ihetse yabiroshye mu nyanja amen haleluya amen hari mirongo rero iri bugendane n'icyigisho cy'uno munsi nifuza ko dusoma nubwo naza kuyivugaho twihuta niko amateraniro abiri amera ahantu hose nayabayemo niko ateye muyihanganire iyo mirongo tuyisome nze kuyivugaho niba mwana yisome itangiriro igice cya 15 ku murongo waho wa 12 kugera hepfo ku 16 itangiriro 15 mu 12 kugera 16 ku kirengarenga buriya marasinzira ubuticura ubwoba butewe n'umwijima wicura burindi buramufata Uwiteka abwira Aburahamu ati menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba bashyitsi mu gihugu kitari icyabo bazakorera abaho nabo bazababaza imyaka 400 nanjye nzaciraho iteka iryo shyanga bazakorera bwa nyuma bazarivamo bavanye n'ubutunzi bwinshi ariko wehoho uzasanga abasogokuruza amahoro uzahamba ushaje neza ubuvivi bw'abazajyayo nibwo buzagaruka ino kuko gukiranirwa kw'abamuri kutaruzura amen Kuva igice cya 5 umurongo wa 22 n'igice cya 6 umurongo wa 1 Kuva igice cya 5 umurongo wa 22 Mose asubira ku Uwiteka aramubaza ati mwana niki kunyukirira nabo ubwo bwoko niki cyaguteye kuntuma kuko uhereyeho nagiriye kwa Farawo kuvugana nawe mu izina ryawe agirira nabo ubwo bwoko nawe ntacyo wakije na gito aya magambo yumvise 6 umurongo wa 2 rero Uwiteka abwira Mose ati uhereye none uzabona ibyo nzagirira Farawo azabarekura bagende abyemejwe n'amaboko angana iki menshi kandi no kwirukana azagira ate azabirukana mu gihugu cye ku bwayo mu maboko Imana ishimwe ibice 14 byahandi mu Kuva nyine umurongo wa 2 n'uwa 4 naho turangiza gusoma maze tugibara amagambo Uwiteka abwira Mose ati bwira abisirayeli basubira inyuma babama amahema imbere ya Herode hagati y'imigidoli n'inyanja imbere y'Ibasefoni uti imbere y'aho hantu abariho mu bamba amahema iruhande rw'inyanja Farawo azavuga abisirayeli ati bahariye mu gihugu butayu babakingiranye nanjye ndanangiye umutima wa Farawo abakurikire nzihejereza icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose abanyegiputa bamenye yuko ndi Uwiteka
abisirayeli bagenza batyo Imana dufashe funge bibiri funge wese hanyuma mbone turebana ariko tudahanganye mbone turebana ariko turi guhanga wumvise ma ndavuga ngo nawe ubona musore kanzi nyane bayifana no wikigiye bitokubira ngo aya ni amakuru y'urugero rw'Abisirayeli ariko rwaremye ibishimwe hano mufite n'igitera n'intego y'igitera. Ijambo tuvuganeho uyu munsi ni ijambo rivuga ngo amashimwe Uwiteka arayiremera. Wowe ubwawe muri wowe nta mashimwe abamo, ahubwo Uwiteka yashaka muri wowe arayiremera. Creativité de la gloire. Uwiteka yiremera amashimwe mu muntu, Uwiteka yishakira. Amen. Amen. Bien sûr kugira ngo ayabone amashimwe arakubabaza. Ntushaka kubona ishimwe utavuye mu wowe, ntushaka guseka utararize. Niko mubwiriza iki gatatu tuvuga, hari igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda, igihe cyo kurira n'icyo guseka, cyo kuririmba n'icyo kuvuza induru, icyo kurunda amabuye n'icyo kwenyagiza, icyo kwanga n'icyo gukunda, icyo guhobera n'icyo kwirinda guhoberana, icyo gutanga n'icyo kwimana. Ibyo byose bigomba gusimburana. Ntabwo amashimwe ashobora kuboneka rero Imana itayaremye. Niyo ntego yanjye y'uno munsi. Murayibuze intego? Umurongo twasomye mu itangiriro ni igihe Aburahamu yari asinziriye ku mugoroba. Yari yatangiye igitambo uwo munsi, akibera amaso mu by'ukuri, arwana n'ibisiga, sakabaka, ibyanira, inkongoro, kagoma, ibijwa, ibyiyone, byose arakabukije. Ariko ngo ku mugoroba ananiwe agwa agacuho, ubwoba buteye n'umwijima umutera gusinzira. Uwiteka amubwira aya magambo: kuko usinziriye gusa, ibisiga bikangurira ku nyama, uzaniye urubyaro rwawe akaga, bazaba basuhuke mu gihugu kitari icyabo, bazakimaramo imyaka 400. Nyuma nzabakurayo mbakuriye amaboko akomeye, kandi bazavanayo ubutunzi bwinshi. Ariko muzehe ntubishake vuba aha ngo ubyihutishe, kuko ubuvivi bw'abazajyayo ariko buzagaruka. Ubuvivi ni iki? Yemwe muzi ubuvivi icyo ari cyo? 5e generation, gisekuza cya 5 uhereye kuri wowe. Bakakubwira gatoya, uyu mwana w'umukobwa agira vuba se, uyu mwana azarongorwa ejo bundi vuba, abyare abagize umwana borose. Umwana azamugirira iki? From uyu nguyu uwazabyara n'umwana 2, umwuzukuru 3, umwuzukuruza 4, ubuvivi 5. Ibyo ni ibintu bitwara igihe kirekire. Torero ry'Imana amamenyesha ko Uwiteka avugana n'Aburahamu aya magambo. Uwiteka yavuganaga n'Aburahamu aya magambo nta mwana agira habe n'imbere kuvamo. Haleluya! Imana ihagarara mu itangira ikavuga iherezo. Imana ihagarara mu busa ikavuga ngo hari ikintu. Yego. David ikavuga ngo iriyana. Haleluya! Uratekereza ngo urubyaro rwawe, famiye yawe bazaba basuhuke mu gihugu kitari cyabo. Ibibwira umuntu utagira umwana. Habe na fortuma. Igihe cyaje kugera Aburahamu abyara Isaka. Ubwo Ishimeli ndamwihore kumuvugaho. Isaka abyara Yakobo. Yakobo abyara abana 13. 13. Abantu benshi mwese mwihangane nicyo kwigisha bima muzi ko agira 12, ariko afite abana bangahe? 12. Impamvu wa 13 atabarwa witwa Dina, we yabyaranye na Leya, nuko ari umukobwa kandi nta muntu wabyaraga umukobwa ngo avuge.
kuko umukobwa ntiyabarwaga, nta barura ryamubaruraga, nta n'impundu zavugaga, ntiwanavugaga ko wabyaye, kuko umukobwa ntiyari umuntu. Cyo twita umuntu mu Kinyarwanda, wo twita homme mu Gifaransa. Abakobwa n'abagore ntibabarurwaga, kuko mwebwe ahubwo muri piyese y'umuntu, ariko ni muri umuntu. Ibijyanye n'ibona cyo n'umugiye ngo cyabasuzuguje, kibahe sifiye bikomeye cyane. Murakaze muri imari ihenze mwebwe, muri imari ihenze. Kuko hari umuhungu wayakaniye wahangayitse, wasengeye ku musozi, wagiye mu mwobo, wagiye mu gihuru, wagiye mu mazi y'isumo, ngo arashaka igufa, kandi yayakaniye rwose ntabwo arasunika byanze. Urumva ko muri imari rero ishyushye. Mu bana ba Yakobo tugendane, yego, mu muhungu we wa 11 ari Yosefu, abarimo rya jambo risohorera. Ajyanwa mu Egiputa, agenda aguzwe, ajyanwa bunyagano, ajyanwa nabi, agurishwe na bene naho kumbe kugira ngo yasezerano bisohoke. Yagezeyo bamujyanye imyaka 17, nyuma y'imyaka 13, nyuma y'imyaka 17 isezerano risohora rigeze mu 3, nibwo abaye premier ministre. Amaze gukomera, Bibiliya itwereka ko yatumyeho bene se na se. Mugere mubwire data, muti umuhungu wa Yosefu aracyariho, Imana yagize umutware mukuru mu Egiputa, ubu ni nka se wa Farawo. Ijambo ry'Imana rivuga. Hanyuma muze mubwire muzehe ngo naguteguriye ahantu heza h'abasazo hitwa Gosheni. Haleluya, amen. Baraje barahatura, babiboshe naho ngaho, barahororokera. Mu by'ukuri bamanuka bagenda basanze Yosefu mu Egiputa, bagiye ari abantu 70. 70, si miliyoni, si ibihumbi. Abantu 70 ubwo ngo bararutokora ariho gatoye muri bane y'Yesu. Ngo baranakora sivurayi dore. Mu myaka 400 bari babaye uduhumbi 6 umusago, nanone utabaza abagore n'abakobwa. Ntabarure bijya bavuga mwebwe. Uduhumbi 6 bisobanura 600, abantu 1600, agahumbi ni 1000. Mvuge bibiri. Ngabo rero abatatse bararira, batakira Uwiteka, gutaka kugera imbere y'Imana. Haleluya. Amen. Mose baje kubakurayo. Mose yaragiye ajyana na Roro, siko mubizi. Baramanuka bageze mu Egiputa, berekana za ordre de mission zabo n'ikibazanye, babiganira na Farawo. Ngo Farawo umunsi yabyumviseho, abababaza umubabaro urutoya babaraga. Yarabaje rero, nimusoma rero muzasanga ngo yaragabanyije ibikoresho yongera ibikorwa. Cyo ni cyambere, kugabanya ibikoresho ukongera ibikorwa. Autrement dit, mu mvugo nziza, yabambuye umubare w'amaforomo yongera umubare w'amatafari. Cyo ni ikibazo rero. Ariko ni systeme iri très actif, ni systeme yihutisha akazi cyane, kuko icyo gihe ubumba nguhagaze hejuru ugire vuba, nanjye ngumbi. Hari umuhagaze hejuru bagire vuba, icyo gihe tubikoresha. Niko muri twa bimera. Icya kabiri yakoze ni iki? Yagabanyije ibiryo byo kubaha, yongera inkoni. Niba bahabwaga mirongo y'ibishyimbo bashyira ku ikoroboyi, niba bahabwaga ingemeri y'agafu k'igikoma babapimira ku kiyiko. Ubundi inkoni za 12 bazigira 24 za buri gitondo. Munsi umwe ngo babonye Mose na Aroni bavuye kwa Farawo kuvuga icyabazanye, babakubise amaso ngo batwara mu Bisirayeli, baza niko ninde wabahamagaye ngo muze hano? Hari urwandiko rwacu mwabonye rubavuga ko dukeneye abakuturengera. Uzi ko uhereye igihe mwaziye ariko Farawo tumereye nabi, wagira ngo ni mwazaniye Farawo ingota yo kutwica. Mose Uwiteka barebe nawe na Aroni abacira urubanza bahane arebye nabi mutugiriye.
tegeza kuba uri muri misiyo de redemption, misiyo yo gucungura, misiyo yo gukosora, misiyo yo kubohoza. Yego aho ugiye kubohoza kubwira amagambo nibwo yagiye imbere y'Imana ayisenga ya magambo mwumvise. Uwiteka Mana, uhereye umunsi nagiriye mu Egiputa ari wowe untumiye ukambwira amazina yawe yose ngo witwa ndiho, ngo nduwo ndiwe, ngo uhoraho, ngo Uwiteka bishobora byose, Imana ya Abrahamu, ya Isaka, ya Yakobo, ukayamariramo yose. Sinagiye nkayavuga aho banyavugiye abantu bawe bamereye bate, baba hasi igiti rero inzara bamaze, nawe wicaye mu ijuru ubyagiyeyo nta kiva kijije, nta kiva mariye. Mana urakoze, wakubona utwika inkuru, wakubona waciye igikuba ibihuru byagurumanye, urahamagara abakozi urusha ko nagiye nagezeyo ubamara iki. Ntabwo bazi gusenga, icyo nawe ubwiye ngo hari abagabo bazi kugerekeranya amagambo. Itegeko gatatu umurongo wa mbere hatubwiye ngo Uwiteka aramanuka abwira Mose avuga ngo Farawo namubonye afite umutima unangiwe, ariko Mose nzakwereka, ngiye kukwereka uburyo nzamumariraho amaboko yanjye, nzamushikamira mukande n'amaboko yanjye menshi ku buryo mukubarekura azabarekura birukana zipfa kwa Mungu. Wakumva amaboko menshi yagira ngo igirane nayo ntabiri nkaya yacu, ariko akora ibintu zipfa kwa Mungu. Nzamukanda, nzamushikamira ku buryo mukubarekura azabarekura birukana. Mose ati oke, nako karamaze, nawe ukambwiye ntacyo ariko akomeze misiyo, ariko ubu nari nabyihoreye kabisa. Asubiyeyo. Amen. Uwiteka aramubwira ngo ngaho bwira urafata inkoni mugende. Inkoni barayijyanye ngo bayigezeyo bayikoresheje inzoka. Mubyibuka abakonikoni ba Farawo nabo bahita bakora izindi. Mose ati nimurebe no kuri akoma nkora inzoka mu izina ryawe. Abashenzi nabo batagize izina ry'Imana bakora inzoka, bazi gukora ibiheho ko kinenge inzoka ivuye mu nkoni wampaye ukanayivugaho izaba pagani ziziti. Mbona cyabamanuza amaturufu oro kubirya ngwiye irahaguruka irazisoroma neza ukanya zose zimira mu nguri zicira mu nda. Bwakabira akora ibiceri nawe akora ibindi, bwakabira akoze ibindi nawe akora ibindi. Ibitangaza biturangiye Uwiteka yabwiye Mose ngo nuko bareshyaga, ubabye uko bareshyaga umukino natangiye iturufu nzimazeyo. Ubwo amahembe abaranga bacwezi nyabingi igitega nyarungu byose ngiye kwereka inda ibihugu byose, buri kimenyetso cyose akavuga ngo arabarekuye. Nyuma y'amasaha nk'atatu akisubiraho. Uwiteka mukubise ibyago 9 ndaje kuri cyacu. Ibyago 9 byose abarekura atari ko ndasigarana, abarekura ndasigarana, abarekura ndasigarana ibi. Uwiteka aramubwira Mose ngo ngiye kubita Farawo icyago cyacu. Icyo ngiye kubita Farawo ngikubita na Egiputa yose. Hagiye gupfa umwana wese w'imfura, hagiye gupfa ikintu cyose cyitwa uburiza cyavuze bwa mbere. Ibyo byose ni bipfu Farawo arabarekura, ariko muhumure mwebwe aho muri nta n'imbwa izabamuke. Haleluya, haleluya. Mwebwe Gosheri nta n'imbwa izamuka. Icya kabiri ngiye gukubita igihugu cya Egiputa umwijima w'igikorwaho, umwijima ufatika, umwijima. Buriya ari umwijima mu Gifaransa ugira amagambo abiri, hari icyo bita ténèbre n'icyo bita obscurité. Iyo mwijima ugiye atandukanye, uyu bita obscurité
ni umwijima utabasha kumenya n'ikintu kiri bawita ngo ni igikorwaho. Ni umwijima wita ngo ni umwijima ukorwaho, wumva wagusatiriye wagufashe mu maso. Ijambo ry'Imana rivuga ngo muri uwo mwijima Gosheni hose no mu mazu y'abisirayeli harabonaga. Haleluya. Imana ishimwe. Niba muri mukiranutsi arindanwe n'inzu ye n'urugo n'imiyenzi no munsi naze kugeza mu misazi mutandukanya no kwa rwabusore. Isambu y'umukiranutsi irarindwa, inzu, mu rugo, hanze, mu rutoki, mu ruyuzi no mu giseke. Haleluya. Amen. Uwiteka ku biti by'Egiputa ngo mu gitondo babyutse basanga umuntu wese wavutse bwa mbere yapfuye. Ikintu cyose cyavutse bwa mbere cyapfuye. Mu gitabo cyo kubara igice cya 3 umurongo wa 11 haranditse ubwanjye nikuriye abareba muri Israheli baraza bankorera mu ihema ryanjye bajye mu mwanya w'abana b'imfura bo mwangiriye kuko abana b'imfura umunsi n'imfura zo muri Egiputa nibwo ndimo niyereza imfura z'Abisiraheli. Bivuga ngo imfura z'Abisiraheli zejejwe ubye zabaye selectionné zatoranijwe umunsi hapfa zo muri Egiputa. Bivuga ngo iyo Uwiteka hari umunyabyaha upfuye akamuhitana uwo munsi hari umukiranutsi woweje kandi gutoranira. Iyo hafi yawe haguye umunyabyaha menya ko uhamagaye ubundi bushya. None muri inzara umukiranutsi waguye mu byaha akayoba inzira shyiramo akabara yo kuwo munsi wongeye guhamagara ubundi bushya. Haleluya. Yesu ashimwe. Iryo joro bakora Pasika. Muri iyo Pasika y'iryo joro nibwo bahagurutse. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo guhaguruka kwabo biri mu gice cya 13:17 ngo bahaguruka uwo murongo uravuga ngo nuko Farawo amaze kurekura ubwoko ngo bugende, Imana ntiyabakundira ko banyura inzira mu gihugu cy'Abafilisitiya ngo nubwo ariyo y'ubusamo ntiyabyemera. Hepfo akavuga ngo kuko Imana yibwiye iti sinshaka ko abantu banjye bazabona ibyago vuba bakabona intambara vuba, ngo ahubwo ibanyuza iy'ibizigu. Bahaguruka mu Egiputa bagenda berekeza ku nyanja itukura. Torero ry'Imana umva ukuntu ari Imana yishakira amashimwe. Kuki Imana yanze ko banyura iya bugufi? Aho hantu hose ndahazi, hose ndahazi. Uzanyura ahangaha ugende unyure mu Egiputa hariya mu Misiri urebe ukuntu kuhava ujya muri Israheli hafi. N'abafite ikarita iza mapu nini mumanika mu mazu mugende muze kureba uyu munsi ni hafi cyane. Ariko Uwiteka yanga ko banyura aho hantu bugufi kugira ngo batabona intambara vuba. Iyo ntambara Imana yanze ko Abisirayeli babona irasobanura iki mu bugingo bw'Umukristo? Icyambere iyo ntambara yari kubatera ubwoba bagasubira mu Egiputa uko babona hakiri hafi. Yego? Kuko babona ari hafi. Mukurikire neza nta kibazo. Cyumba cyose cyambere kubera ko Egiputa ikiri hafi yabo. Mu yindi mvugo bakiri hafi yaho byari kuborohera gusubirayo. Kandi Imana ishaka kubakurayo. Ijambo rya kabiri, icyo gihugu cy'Abafilisitiya, Abafilisitiya bari abanzi b'Abisiraheli bari kubica urupfu rero bwo gupfa bita mort physique. Ni urupfu bari gupfa nyine bagahamba bagataba cyangwa bakagwaho ngaho bakazaburira aho ngaho ku musozi bagashenyera aho ngaho. Ntabwo rero Imana yari kwemera urupfu kandi ishaka ko bataha i Kanani yabasezeranije. Haleluya. Ntiyashaka ikibasubiza inyuma yagira ngo izabagezeyo. Ibanyuze iya kure rero baragenda bagera ku nyanja itukura.
yatubwiye ngo bageze ku nyanja Uwiteka Imana ibwira Mose ngo bwira Abisirayeli basubire. Urakoze cyane ko wabikurikiye. Basubire inyuma bagende babamba amahema ahantu hitwa ibahe hagati ya Migidoli n'inyanja. Uko kubasubiza inyuma kubavana ku nyanja bari bayigezeho kwari ukugira ngo ibintu Uwiteka agiye gukora n'ingorane bagiye kuhabonera n'ibyago bagiye kuhabonera hatagira uwiroha hehe mu nyanja kwiyahura. Turagenda neza? Akomora kumvise ibasubiza inyuma. Aho hantu Bibiliya yahashushanyije itya: imbere hari inyanja, inyuma hari Migidoli, aha hari umusozi bita Pihahiroti, aha hari undi bita Barisefoni. Babamba amahema hehe? Pihahiroti, Barisefoni, Migidoli, inyanja. Cyo kibaya kirahari none ubugingo nuko. Aho hantu ngo bariho babamba amahema, ijambo nshaka rikomeye, burya mwamaze guhaguruka, mwamaze guhaguruka, Farawo yicariwe maze abavuga nabi. Burya mwamaze guhaguruka, Farawo yicayiwe arimo aryongora abavuga nabi. Iyo nabi iri mu buryo butatu. Ijambo rya mbere, kwicuza ko twabarekuye. Ibyo byarabaye hano, muzasomere neza Bibiliya. Abazingabo ngo ubundi twabarekuye gute? Ijambo rya kabiri, noneho nta nabo nkireba. Ishyamba ryabamiza ubutayu bwabaheranye pe. Umva ko ngo bagiye gukora Imana da. Irya gatatu, ahubwo bazashiramo agahamba se bazabaho batese. Ibyo bintu uko ari bitatu byo kubavuga nabi birakaza Uwiteka. Uwiteka babazwa nuko Farawo abavuze nabi. Ibintu bikavugwa ntiyumve, abahinduka bagahinduka we ntahinduke. Uko ni ukwinangira iki? Icyo nicyo kibanza. Noneho ntabwo muri rero dusanga mu inshuro runaka zitarengaho cyangwa zabazwe. Gusa menye ko hari igihe iyo winangira umutima, hari igihe kigera ikakunangira burundu. Nibwo umuntu abwo butabyuka, nibwo umuntu atagira umutima wo gusaba imbabazi. Ukabona hari umuntu bagendekera nabi ari kudasaba imbabazi. Ukabona uwo muntu arashaka gukomeza imirimo y'Imana kandi atagikijijwe. Yego? Ukabona arashaka gukomeza imirimo y'Imana, burya arahewe n'umwuka wo kunangirwa. Uwiteka ngo ndagenda nangira umutima wa Farawo maze ahaguruke abakurikire, nanjye nziheshereza icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze. Amen. Amen. Nzamaraho kwibuka kw'Abanyegiputa burundu, ndabamaraho. Nibwo rero Uwiteka amaze kuba gutyo, Mose yabibwiye Abisirayeli babigenza uko Uwiteka bitegetse, basubira inyuma babamba amahema ahantu, maze bagiye kubona babona Farawo n'ingabo ze barimo bamanuka kuri Migidoli, amafarashi twakwita nka burende za none, yego, bunda z'amoko yose, imiheto n'imyambi, ivumbi ryarenze amafarashi. Umwisirayeli wese wabibonye abwira undi ngo twagiye kera gusa, turashize urupfu rwacu. Nibwo babwiye Mose amagambo yose muzi yo kuvuga ngo muri Egiputa nta mva zari ziri. Watuzaniye iki? Wadukuriye iki muri Egiputa? Munyumvire nawe, toro ry'Imana munyumvire nawe. Mwese muzi ko mbere yuko Mose ajyayo, bo ubwabo ngo batatse bararira, gutaka kwabo kugera mu matwi y'Imana. Sibyo? Bivuga ngo Uwiteka avugana na Mose mu gice gatatu, yaramubwiye ngo numvise gutaka k'ubwoko bwanjye.
none umubabaro bagezeho babihinduriye ko kujya kubavanayo bimeze nk'umushinga Mose yatangije. Muri make bo ntibari bakeneye ndaga kuvayo. Urabuba abo b'icyo gihe nibo Kristo wanone, nibo mwebwe. Ngo babwiye Mose ngo uribuka turi mu Egiputa twicaye tugose inkono y'ibitogota ibishyimbo bigeretse ku myumbati byariwe byafonyotse, uribuka izamurwa kujya w'ibitunguru, uribuka dufite ibitunguru by'ibibabi by'ibibati n'ibindi by'ubutunguru cumu, urabyibuka ko twari dufite imyungu n'amadege n'imihaga n'akayote byose. Uribuka ibyo twagira muri tuguye hano ntacyo tujya turapfuye. Uwiteka yongorera Mose ngo bwira Abisirayeli bireme inteko. Icya kabiri baceceke. Iki n'iki bireme inteko bahagarare ari inteko. Icya kabiri baceceke. Ibyo bintu uko ari bibiri ni ibintu by'ingenzi mu gihe cy'urusaku, kuko bihagarika ibyo bita transmission, guhererekanya amagambo aca intege. Icyo gihe ubiciye intege. Buri nteko igitekerezo ibitekerezo ukwayo. None harimo no guceceka rero ntawe uvuga, kugira ngo ufite ubwoba bugira wenyine bumuturatuze, niba ushaka bumwica ariko apfa wenyine, ariko ubwoba bwawe wibwicisha abandi. Iyo utizeye wibicisha intege abandi. Nimwire intego kandi muceceke. Haleluya. Asoresha muri bo maze mureba agakiza Uwiteka. Mureba agakiza Uwiteka abandi. Abanyegiputa mureba ntimuzongera marishi. Bwa mbere baturekuye twagiye, bwa mbere bararwanyijwe baraturekura, nibyo koko twagiye, ariko Uwiteka arakajwe n'amagambo meza yatuvuze, arashaka kubamara. Baraje ngo barabasatira cyane. Bibiliya ivuga ngo babatugarije, babatuze. Kubatugura byumva babatuze. Bibiliya ivuga ngo hagati y'Umwisiraheli uri inyuma n'imbere n'Umwegiputa uri imbere hari hagiye gusa ko arambura ukuboko kamugwa mu ijosi. Icyo rero ntabwo mwari mukiza. Ntabwo wabaye ko harimo metero n'amasantimetero. Umunyegiputa w'imbere n'Umwisiraheli inyuma hasigayemo santimetero ngo mugwe gutya mu ijosi. Icya mbere gutokesha. Baratokesha. Haleluya. Batokesha ukuntu gutandukanye n'itokesha muzi. Batokesha za valve ari nzima. Batokesha n'idapiza kabunda ahubwo imyuka ishiraho. Biravuga ngo nuko amagare yabo akururika biruhanije cyane. Icyo ni kimwe bahugiye muri iryo tokesha. Kandi gutokesha kuba kuri bose ku magare yose kandi denku icyane. Kuna gatero kubite. Ndetse kantu buriya ngo n'Uwiteka afite uburyo bwinshi bwo gukiza umuntu. Afite uburyo buri spirituel, afite uburyo buri technique. Gutokesha kandi bose. Icya kabiri, ya nkingi y'igicu yabagendaga imbere nijoro igahinduka umuriro ngo hari nijoro kandi iraza imbere iraza bajya inyuma. Haleluya. Noneho ngo bagiye inyuma gutya, ubwo igiye inyuma y'Umwisiraheli inyuma. Reba hano ko weho inkingi iraje igiye inyuma y'Umwisiraheli inyuma. Sipfa kwa Mungu.
ngo abangaba iherekeje irabacanira. Amen. Yimbere cyo gatoya. Abangaba irabacanira irabamurikira. Ateye umugongo ibatera umwijima utaho. Ngo bakaba barindagiye. Abangaba bakora gahunda zabo neza habona. Muri uyu mucyo niho hariho gahunda yitwa kurambura inkoni ku nyanja no kwigabanya kwayo. Kuriya kwigabanya kw'iyo nyanja nako ikintu gitangaje. Birimo ngo Imana yabaye ntiyatemye amazi. Ariko gutema amazi n'ubuhe muhoroza. Imana yabaye ntiyatemye irya igitangaje kandi iyo nkoni nibura n'inafite uburebure bungana na diametre y'inyanja. Ntekada ahubwo iyo nkoni ni inkoni isanzwe rwose wenda insumba cyangwa tureze. None igizacya itema amazi. Biraba ngo aya mbere ayitemye muri ukuboko aratemba aragenda yisuka ahantu turi. Aya ngaya asigaye ihita iyavurisha. Irayavurisha. Ahinduka ikintu cy'ikibuye cy'ibarafu. Hari no gushora, hari no gukamuka. Hari no ahantu irahaturaye, irahumutsa, irahumisha, turaye, irahaturaye, irahakamura. Naniba kwizera uzipfire ariko yakora. Bibutse ibintu byose hari n'abantu tuba kandi ibi birabikora mu ijoro rimwe. Nta nubwo biza ikirimo cyo najya kujya mweganira. Jemwe ntabwo bitwaye igihe, ntabwo operasiyo ndende birare mu kazi byarinaniye. Oya birimo kandi byose bikora neza. Biyangira maze barambuka. Urumva harabona kuko inkingi yabahagagiye. Harumutse amazi arahagaze yabaye nk'umugunguzi umwe wawucoba wo ku muhanda. Hepfo haragaragara nta kibazo. Yesu ashimwe. Barambuka ijambo ry'Imana riravuga ngo mwihangane nta mutekereya Kristo yageze hakurya. Uyu mu Bisirayeli yageze hakurya. Yajabutse ku ngombe ari hejuru ahagaze. Uw'imbere w'umunyegiputa arimo. N'uw'inyuma w'umunyegiputa nawe arimo. Nta usigaye hejuru w'umunyegiputa, nta usigaye mu maso mu Bisirayeli. Witerura amaso ngo hindukira rero. Ongera ugiruke kandi akora itama. Cya kintu cyari cyavuye hariya haruguru uwo mwanya kirekura ari umuriro w'amazi sumo kugira ngo bajye kurusura. Ngenda bareba hejuru. Ifarashi bihenze amagare imiheto n'imyambi ingobe n'amabano byose birangira hehe? Ako kanya. Hallelujah. Amen. Mose atera indiboka. Ubundi yitiri mu mureba aha yitwa indirimbo ya Mose. Yesu ashimwe. Amen. Ariko iyo ndirimbo ya Mose icyo yakoze no gushaka ibitero nk'umuntu w'umuyobozi. Uwiteka adukoreye kurushya. Uwiteka n'intwari mu ntambara. Miriam akikiza n'abatusa mushimu Uwiteka. Ifarashi n'ubuhezi ariyo si ubuhezi. Nimusoma urasanga Miriam
icyo yakoraga kwari ukwikiriza, yikirizaga na rofure, ariko ibitero biterwa nande? Bararirimba banezeza Uwiteka. Haleluya. Biratangaje urebe uririmba yakoze ku mutima w'Imana. Iyi ndirimbo tugera mu ijoro niyo izatwakira. Haleluya. Izagirite nizakira iteraniro uwo munsi, nkuko namwe mwabonye ko habaye zo kwakira abashyitsi, kandi mwazire pese neza kuko ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Nguko Imana yiremera amashine rero. Iyo Imana ishaka amashine mu mukiranutsi iramugerageza, iramubabaza. Nawe umuriro wese uhagaze mu bigoye, ariko ibyo uhagazemo irabishakamo amashine muri wowe. Iyo Uwiteka ugakurikira tugavugantu, iyo Uwiteka kunyushije ahakomeye, humura nawe uzavamo witwa ukomeye. Ntushobora gukomerera mu Uwiteka utarize ahakomeye. Amen. Amen. Usenge. Minota yacu yagiye kandi gikoresheje ukwiri, ndagira ngo dushime Imana, dusenge Imana. Bwa mbere wowe ubwawe utunganye ubugingo bwawe, wihana amagambo yose mabi wavuze mu kigeragezo, wavuze mu kibazo. Hari amagambo abantu bakoresha ukazisaba abantu. Mwumvise abantu babisehe, watujyanaga hehe, watujyanye turi ukundi, ariko ubundi washute nindagutumye hose ubundi watutagasiba ko dukire batabazi noneho ubuse ko ufara kumera kandi waraje wajye muri ho muhaye. Mbega amagambo aya niko abantu bayavuga bari kugerageza n'umugamba. Nawe utarakizwa uyu munsi wakire Kristo, umenye ngo abana b'Imana babayeho ubundi buryo. Nushaka kubaho mu buzima bwawe ukizwe, naho ubundi udakizwa byo, abana b'Imana dufite ibanga tugendana. Haleluya. Bikomeye byacanye umutuku umukristo twabayeho, kandi ijuru ryaramwishimiye, ryishimiye umutekano. Ndashaka gusaba Imana, wumva muri izi nyigisho aho urimo n'amagambo yatuma asengerwa, nahagurukira umwanya we, ubishaka nahagurukira. Urakoze mushiki wacu, urakoze nawe, urakoze nawe. Utinangira umutima, ejo bundi kazakuba kwinangira bibanza, kunangira bikazaza nyuma. Ubaye mu materaniro nangahe akubwira ibyo kwihana? Umaze gusengera ahantu hangana iki bose bakubwira kwihana? Ariko uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire iki? Muri mwe bahagurutse abashaka gukizwa nibagiye gutembera. Data urakoze, muze nkavuga nawe umaze kuboko bwino tukaba hano imbere utabasabane gutambuka, kandi igihe nta kibazo ukanegereho. Mushiki wacu nawe turakwishimiye, Imana ikoresha gufasha umwanzuro, Imana ikoresha gufata umwanzuro no kuvuga iby'Imana. Ntiwirengagize ijwi no kuvugana nawe Umwami, nturyirengagize ndagusabye, nturyirengagize, kuko twamenye yuko iyo umuntu yinangiye hari inshuro runaka zirangira akanangirwa. Ntiwirengagize rero ijwi no kuvugana nawe. Reka dusenge Imana umwanya watambutse, nimuje gupfukama none ahangaha dore ko tubasengera, ndagira ngo niba baje gukizwa baje kwakira gukiza uyu munsi. Nako abakristo, abana abakristo bakagwa, aho ni bashyira ikiganza hejuru ndebe. Abana abakristo bakagwa, ni abantu batandatu. Mbese nari abakristo baragwa, nawe nuko. Reka dusenge Imana, hanyuma abari gukizwa none ahangaha ni abahe bamarike nabo turebe, kandi ababonye bamarike turebe wowe urimo. Abatari bakizwa baje gukizwa none ahangaha dusenge.
umushumba w'akarere ka Kayonza basengere, hanyuma tumara gusenga barababwira ko gahunda irugenda. Mana yacu nziza turagushimiye cyane, uri Imana yuzuye imbabazi n'urukundo, kandi watubwiye neza yuko intama zawe ntawe uzaze kuvuga yawe, urabazi kuruta undi wese wabamenya, uzi imitima yabo. Niyo mpamvu nk'umubyeyi ubafate mu gipfunsi cyawe, babumbatire mwana wanjye, Mana yanjye, ntibazajya bapfukama baguhamagara ujye uba uri mu ijuru, kandi mwami uhaze kwifuza kwabo. Urakoze rero, izina ryawe nirihimbazwe, amavi yose agupfukamire, icyubahiro gikomeze kuba icyawe, tugushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana amashyi. Zaburi ya mbere.